Uyu munsi turaganira ku muco utangaje w'Abazulu. Abazulu ni bamwe mu baturage b'igihugu cya Afurika y'Epfo. Ndagusuhuje, mbere y'uko dutangira waba waributse gukora subscribe kuri iyi YouTube channel Fungurase TV Show. Afurika y'Epfo ni kimwe mu bihugu byihariye bifite abaturage bafite umuco wabo wihariye ku giti cyabo. Abazulu ni ubwoko bugera kuri miliyoni 10. Ubu bwoko bumaze imyaka 335 bubayeho. Ubu bwoko kandi ni ubwoko bufite umuco wabo wihariye, imbyino kandi zihariye, imbyino gakondo, zimwe mu mbyino zitangaje cyane. Hahandi iyo babyina ugira ngo rwose hari ibidasanzwe biri kubakoresha, ariko niwo muco gakondo wabo kandi baremanywe, niyo karemano yabo mu buzima bwabo. Aba bambara ubusa hahandi batazi kwambara ikanzu, ikabutura cyangwa se ikote, ndetse yewe n'indi myenda iyo ari yo yose ntabwo bo bajya bayikunda. Aba usibye no kwambara ubusa bafite n'indi mico myinshi igiye itandukanye batandukanyeho n'abandi bantu basanzwe. Aba ngaba bavumbuwe mu mwaka w'1670 n'umuturage witwa Zulu Kamandela. Uyu agaragara nk'aho ari we muzuru mukuru mu bandi, nubwo nawe afite ababyeyi, ariko niwe wavumbuye ubwoko bw'Abazulu. Abazulu ni abantu bakunda kubaho mu buryo bugiye butandukanye, aho usanga bihuriza hamwe bagakora ibitaramo, bagatarama bakishima. Imibereho yabo irabanezeza cyane ku buryo uhageze wese anezezwa kandi n'imikorere yabo. Aba ngaba hari ibyo bakunda bijyanye n'ibyo kurya, ibyo kunywa, imbyino. Reka gatoya tuze twongere tubigarukeho. Tugarutse ku byo kurya byabo, aba bakunda ibyo kurya bita ibihaza, bagakunda ibijumba, bagakunda imyumbati, bagakunda yewe n'amateke. Naho ku byo kunywa byabo bakunda, ikiza ku isonga cya mbere na mbere ni amata, kuko barorora cyane rwose. Bagakunda kandi amazi, bakongera bagakunda igikoma, yewe n'inzoga barazinywa, ariko ibyo ni byo bya mbere bakunda. Inzoga barazinywa kuko nabo barahinga, bagira insina, bakagira ibintu bigiye bitandukanye babasha gukoramo inzoga zabo. Abazulu igihe cyose bagize umukobwa wakuze cyangwa se umukobwa wagiye mu mihango, bamukorera ikirori gikomeye cyane, bakabyina, bakishima, bakanezerwa, yewe bamukubitira ingoma ikozwe mu uruhu rw'ihene. Iyi ngoma bayita ingungu. Ingungu ni imwe mu ngoma zikoreshwa cyane muri iki gihugu cyabo. Ingungu ni ingoma bakubita igasakuza cyane ikarangira mu gihe bari guserebura ibirori byabo, igihe bari kwakira abashyitsi bagiye babasura. Abazulu bakunda imico igiye itandukanye yo kudakunda urumuri, bakunda kwiberaho birukanka ku gasozi. Tugiye kugaruka kuri bimwe mu bibaranga kandi mu bijyanye n'imibereho yabo. Abazulu b'abagabo batunzwe no guhiga, korora, yewe n'indi mico yabo igiye itandukanye. Iyo bakira abashyitsi usanga bambaye imyenda myiza cyane ibagaragaza. Igice cyo hejuru abiyambariye ubusa, buri abakobwa bakiri batoya kandi buriya biyambarira ubusa kugira ngo bakurure abagabo. Usanga igice cyose cyo hejuru babiyambariye ubusa, cyangwa se bakaba bashyizeho utuntu duto cyane dukingirije amabere, ariko buriya ngo bikora mu buryo bwo kugira ngo babashe gukurura abagabo. Niwo muco wabo. Naho abamama baho bakuze bo usanga kugira bagaragaze ko bashatse, barambara bakikwiza, bagerageza uburyo bwose bashaka ibintu bashobora guterateranya, bakabyegeranya, bakambara bakikwiza. Aba ngaba umuco wabo uri kugenda nawo kandi ucika.
Uyu muco wabo uri kugenda ucika intege gake gake kubera ko nabo bari kureba ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye, bareba hanze ku isi uko hagiye hameze, nabo bakagenda bagerageza nibura kwigana abandi mo gake gake. Ngira ngo witegereje abari muri iyi video urabona bo bagerageza kugenda bambara utwenda nibura tugenda tugerageza gufunga imibiri yabo, ariko mu myaka yashize si uko byari bimeze rwose, bagerageza kwambara ubusa hamwe buri nta n'ikintu bajyaga bashyiraho bagakinga ku gice cyo hepfo akantu gato cyane. Bo turi kumwe rero no mu zindi video zikurikira, murakoze cyane murakarama.